Ndagusuhuje wowe ukurikiranyira Family, nguhaye ikaze muri uyu muryango mugari wifuriza abantu bose kurama bakabona ibyiza kandi bakarema ibyiza muri bo. Niba warakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Nawe kandi uri kureba iki kiganiro, niba utarakora subscribe, tuguhaye ikaze, kandaho ubundi winjire mu muryango mugari w'abantu bifuriza abandi kurama. Nateguye rero ikiganiro kijyanye n'abagabo n'abagore, ibintu bitatu, hari ibindi byinshi ariko yewe uyu munsi nahisemo bitatu kuko ari byo nabonye by'ingenzi kurusha ibindi kugira ngo abantu babane neza, bamarane igihe, barame banezerewe mu ngo zabo baba bahisemo cyangwa bariyemeje kubamo. Kuko kujya mu rugo runaka cyangwa se gushakana n'umuntu runaka ni amahitamo yawe, ubundi wabyemera bikitwa umuryango. Ubusanzwe tumenyereye ko umugabo n'umugore bajya gushakana kubera ko bakundana. Iyo ni principe izwi, ntabwo ariyo babwiriza abantu, kuko abantu nyine bakundanye nta kindi. Ubwo rero niba bakundanye bakemeranywa gushakana, nuko urukundo rwari ruhari. Akenshi iyo bageze mu rugo birangira uko iminsi igenda ikura urukundo rugabanuka. Kugeza ubu nta bushakashatsi nakoze buhambaye bwaba butuma urukundo abantu bashakana bafite bageraho rukagabanuka, kandi aribwo ubusanzwe rwakwiyongereye rukikuba inshuro nyinshi cyane kubera ibintu bitandukanye. Abantu baba babana mu nzu imwe, mbere baba barakundanye bataba mu nzu imwe, bataba ku buriri bumwe, abantu bageraho bakabyarana, bakagira undi muntu ubakomokaho bombi, abantu bashakana imitungo, abantu bararwara bakarwazanya, mbese hari byinshi mbona byakwiye gutuma urukundo rwabo rukura cyane, rukiyongera rwose, rukikuba inshuro nyinshi. Ariko akenshi ntabwo ariko bikunda kugenda. Ubona hari hamwe bibyanga, abandi bagahatiriza, abandi nabo bikarangira rwose burundu bavuze ko ibintu byanze, bagiye gufata indi alternative, bagiye guhindura page bagakora ibindi, ari byo byitwa nyine gutandukana. Nuko burya ubwo nyine urwo rukundo ruba rwagabanutse, cyangwa se rwananze burundu, cyangwa se wenda nta n'urwahigeze. Byose birashoboka, ariko yewe ntabwo ari ibyo ngambiriye. Icyo ngambiriye muri iki kiganiro ni ukukubwira ibintu bitatu by'ingenzi ugomba guhora usigasira kugira ngo abashakanye, uwo mwashakanye murambane. Icya mbere ni icyo tumaze kuvugaho cy'urukundo, ariko buriya ntabwo urukundo ruranavugwa. Aha nshaka kuvuga iki? Ni uko ushobora kuvuga ngo umuntu turabana, ndamuhahira, umuntu ndamwambika, umuntu cyangwa se nanjye nkora ibyinjiza, umugore akavuga ati nkora ibi, ndabyara, ndaheka, ndagira, akavuga byinshi akora, n'umugabo akavuga byinshi akorera umugore. Ariko ibyo ngibyo ni byiza, ni na ngombwa kuko biri no mu nshingano zanyu, ariko ijambo rirarema. Nimunasoma na Bibiliya, kuba yemera ijambo rirarema. Buriya guhora ubwira umuntu ko umukunda ni icy'ingenzi. Icyo nashakaga rero gusobanura aha ni uko abantu hari igihe baherukana ijambo ndagukunda bagishakana, bagiteretana, bakirambagizanya, bamara gushyingirwa wenda nabo bo mu mezi ya mbere bikaba ari sheri, shushu, ariko uko imyaka igenda isatira kuba myinshi ugasanga iryo jambo ryaribagiranye. Kandi ndababwiza ukuri, iryo jambo ntawe utarikunda, ntawe utarikeneye, yaba umuntu mutoya, ndavuga ubwo uwushatse vuba, yaba umaze igihe mu rugo, yewe n'urusaziyemo.
iryo jambo ndagukunda ntabwo ryamugwa nabi. Nawe unkurikiye ndabizi neza ko ijambo ndagukunda ryakubera, ryakunezeza. Ariko kandi iryo jambo uba ukeneye no kuryumva mu matwi yawe, nyiri ukugukunda abyivugira. Bagabo, bagore munkurikiye, mujye mwibuka kubwira abantu banyu ko mubakunda. Ubwire umugabo wawe ko umukunda, ubwire umugore wawe ko umukunda. Ni byiza, ni ukuri, binogera amatwi, ni ingenzi, ntawe utabikunda. Uwaba adakunda ibyo bintu yaba afite ikindi kibazo, ubwo twazamushakira abapsikologe, abaganga mu by'imitekerereze bakamufasha, tukareba ko nta kindi kibazo afite. Ariko iryo jambo ndagukunda ntawe utaryifuza, kandi dukwiye kuribwirana kenshi abashakanye. Nta soni riteye warivugira mu bantu, warivuga wiherereye, wavuga ko umuntu mukunda, rwose nta kimwaro na kimwe biteje. Ariko gerageza ubyereke umuntu wawe, ariko unabimubwire. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri nacyo ubona kigoranye mu bashakanye, kigoranye ariko ni mbabarira. Mbabarira iragora umuntu wese. Ijambo ry'Imana rivuga ko twese twakoze ibyaha, ngo nuko ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Niko ijambo ribivuga. Bivuga ko rero n'abo bashakanye ntabwo ari abamarayika, ntabwo ari abatagatifu. Umuntu yakosa, buri wese yakosa, buri wese yagira ibibazo, akagwa mu ifuti, akagwa no mu cyaha. Ariko wowe unkurikiye ukaba wubatse, kugira ngo nkubwire ngo ijambo mbabarira rishyire hafi y'umutima, urihegereze, kugira ngo ujye ubwira umuntu wawe ngo mbabarira. Biragorana cyane, umuntu aba ashaka kwihagararaho kugira ngo yereke ko ibyo yakoze yari afite ukuri, yari afite rezo, nabikoze kubera iki, ugashaka n'impamvu zishyigikira ibyo wakoze. Ariko mu by'ukuri hari ibintu bitarya ruswa mu buzima, ni umutimanama. Umutimanama ntabwo ujya ubasha kurya ruswa. Wowe iyo wakoze amafuti, burya uba ubizi, nubwo ushaka impamvu. Kuwo mwashakanye rero wijye gushakisha impamvu hirya no hino, ahubwo niba ubona ari amafuti, rwose ntiyagufungisha, ntiyakwicisha, ntiyakuca ibindi bihano bidasanzwe. N'ubundi kwemera ko wakoze amakosa, ukavuga uti vraiment mbabarira, ibi byancitse, cyangwa se ntabwo nari nzi ko ibi bintu byakubabaza, cyangwa se sinari nzi ko ari nikosa, cyangwa se nyine ukabona ko wabikoze kubera ko warengereye. Saba imbabazi, kandi birashoboka. Ni ukuri, buriya iyo umuntu umusabye imbabazi uba warangije kumufata gutya. Abantu buriya mu buzima dukunda gusabwa imbabazi. Iyo umuntu umusabye imbabazi ahita abona ko waciye bugufi, agahita yumva nyine ari ibintu bya bindi byose ahita byoroshye. Uko guca bugufi ugasaba imbabazi byonyine bihita bimwereka ko nta kundi, agahita kubabarira kandi akumva biramushimishije. Kandi nawe uri gusaba imbabazi biragushimisha iyo ubonye umuntu akubabariye. Bityo rero mpora mbibwira abantu tuba tuganira, cyangwa se abo nshobora kwigisha ibintu bitandukanye bijyanye na sosiyete, mu rushako urukundo uzajyana k'uwo mwashakanye, niba hari twarugera mu gatebo, niba twarugera ku biro, wenda niba ukunda umuntu urukundo rw'ibiro 100, ugomba kuzajyana n'imbabazi zingana n'ibiro 200 byo kubabarira uwo ukunda, kuko uwo ukunda niwe ukubabaza. Kubera ko ubundi umuntu udakunda se wasanze yasindiye hariya mu muhanda, hari icyo biba bikubwiye? Wasanze se ibye yabimariye mu kabari, hari icyo biba bikubwiye? Wasanze se ari kurwana byo, hari icyo bigutwara? Ubona nyine ntibyaba. Ariko umuntu wawe, wa muntu w'inshuti yawe, wa muntu witwa uwawe, niwe ukubabaza, niwe ugutera impagarara, niwe ushobora kuguteza ibibazo. Rero ugomba kugenda witwaje, ugomba gutekereza ku mbabazi. Nujya utekereza ku rukundo ukunda umuntu, ujye unatekereza ku mbabazi
uzagirira umuntu. Ibi ntabwo ari ibyo twiga kubera ko n'Imana data nibyo yakoze, yakunze umuntu cyane, umuntu arangije aracumura nanone cyane, ariko imbabazi ziza kuba nyinshi cyane zirenga nyine, umva imbabazi Imana tugirira zirarenze. Ni kubera ko ntabwo idukunda gusa, ahubwo ifite n'imbabazi zirenze, kuko ibyo yakoze ku mwana w'umuntu nawe ibyo ugukorera n'ubu uriho uhari, ndabizi ko ari byinshi. Bityo rero no mu bo tubana urwo rukundo ni agakundo gakeya, kuko burya ntabwo twe tuzi gukunda, Imana yonyine niyo izi gukunda, ariko twe ni ukugerageza. Uko rero tugerageza dukunda, ari nako tujya tugerageza dutanga imbabazi ku bantu bacu, ariko cyane cyane abo tubana, abo twashakanye nabo. Ikintu cya gatatu nabwo nabonye kikunda kunanira abantu bashakanye, ni icyo kuvuga ngo urakoze. Umuntu agakora ibintu byiza, akaba hari ibyiza yakoze mu rugo, yahashye, yakuguriye iki, yakoze iki, nawe ukabibona ko yakoze ikintu cyiza, cyaba kuri wowe cyaba ku by'umuryango. Ugasanga nyine ubifashe nk'ibisanzwe, ubifashe nk'inshingano ze, ariko burya ukwiye no kumushimira, nabyo burya bitera courage. Iyo umuntu mubana ukumva arakubwira ati vraiment félicitations, wakoze iki n'iki, wagikoze neza, kubwirana abantu ibyiza nabyo burya ntacyo bitwaye. Njya mbyibuka hari umupasiteri wajyaga dusetsa, akatubwira ngo abantu barabana mu nzu, bakagera aho bamenyerana, umuntu yajya ataha, umugabo yataha avuye ku kazi, cyangwa se avuye mu bindi yiriwemo, atirirwanye n'umugore, cyangwa se umugore atirirwanye n'umugabo, ntihagire usuhuza undi, yaza akavuga ngo mwiriwe, ariko ugasanga kumuha umukono ngo amusuhuze bigoranye. Yaba rero hari noneho hari naho amaze iminsi ari ku mpamvu zitandukanye, atari mu rugo, igihe azazira kugira ngo azahobere uwo bashakanye, umugabo ahobera umugore cyangwa umugore ahobera umugabo we, ugasanga nabyo ntibikunda kuba. Nkibaza kubera iki biriya umugabo cyangwa umugore iyo bahoberanye. Taha mu kindi kiganiro nzabibabwira neza imbaraga ziba mu guhoberana, nzababwira imbaraga ziba mu guhoberana. Muzasanga ari iby'ingenzi ko umugabo akwiye guhobera umugore, w'umugore agahobera umugabo igihe batari biriranywe. Banahoberanye buri munsi nabyo ntacyo bitwaye, ntibigurishwa, ntibigurwa, ntibitera impagarara, ntibyica, nta kintu na kimwe bitwaye, ku buryo iteka ryose ugiye uhobera umuntu wawe ni iby'igiciro. Bagabo, bagore munkurikiye, ibyo bintu bitatu maze kubabwira, kubwira uwo mwashakanye ngo ndagukunda, ijambo n'ururimi rwawe, kubwira uwo mwashakanye ngo mbabarira bikuvuye ku mutima, kubwira uwo mwashakanye ngo urakoze. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bintu bitatu uzabikore, nubwo mugenzi wawe yaba atabikora, wowe uzabikore, ndetse kenshi gashoboka azageraho abikwigireho. Ntabwo uzavuga ngo hoya ngo ngewe ntajya ambwira ngo arankunda, ni iyihe mpamvu se njye namubwira ngo ndamukunda kandi nawe ntabyo ambwira? Ntajya nsaba imbabazi, ni kubera iki gihe nazimusaba kandi ntazo nsaba? Ntajya nshimira, ndamushimira kubera iki? None se ubugira ngo hazabanze ndi? Wowe wifitemo ibyiza, bisangiza uwo nguwo, wenda wasanga mu mikurire ye ibyo ngibyo uko yabayeho yumva ntacyo bivuze, kubera ko ibikomere afite, ubuzima yabayemo, ntabwo ibyo ntacyo bimubwiye. Ariko wowe niba ubona ubishoboye bikore. Narababwiye ngo icyiza cyose gikore ugifite umwanya, kuko ejo ntawamenya. Hatoya utazavugira ijambo ndagukunda umuntu atakibyumva.
nyamara naramukundaga, yakoraga ibi, ni ukuri yarakoze, yari intwari, ndakubwiye ngo ibyiza byose bikore ukiriho, ibyiza byose ukwiye kubwira umuntu wawe bimubwire agihari, abyiyumvire, wibituma ugishoboye kuvuga, bivuge ugifite imbaraga, bikore ugifite uburyo. Yari inama yanjye y'umunsi ku bantu bubatse ingo, ku bantu bashakanye. Naho ubutaha, kandi wakoze wowe wadukurikiye, ndagushimiye wowe wakoze subscribe, ndagukunda cyane, kandi nawe warebye iki kiganiro byarushaho kuba byiza udushyigikiye kugira ngo dukomeze twagure uyu muryango wa Rama. Buri wese uri burebe iki kiganiro, jyewe Louise mwifurije ihirwe, Imana imuhe umugisha. Wakoze cyane.